Numvaga iyo nazana yose kuba ari telefone ntago wasabye ishaje cyangwa icyaha ako nsaba icyashye nayo nari kuzayikugurira ubwo rero bufashe ishaje utaha nzakugurira inshyashya ibyo bebe Fakuba ari ubuntu Fakuba ari iki Fakuba ari uko ngukunda naringize ngo Bose Karame papa irakanjogera muze hano mwaje mwicara aho ngaho tuvugane bana Uwaserera umwana wanjye Karame papa urabizi ne mwana mukuru mfite ujijutse noneho ndagira ngo umbwire igituma murara mushondana ko naraye numva mushondana byari bimeze bite ubundi se si cyakanjigiro kiba kiri kunyorosora kinango bita papa ate papa ni cyawasi kiba kinere miye kinambyiga kinyorosora Wase rero dore no ujijutse cyakanjogera ni ikibwa ntago ari cyo najya ndaza mwiriya nzu hanze ujye wirarira mwiriya nzu hanze mwana wa oya papa nago cyakize nacyaramo cyanze kiti zitayandira amaguru erega n'ubundi navuze kuri ikibwa uwase abari uzajya wirarira rata mureke kujya murara mushondana ingorata papa none ngewe ni haraniwe nanishakiraga none kitazajya kirara kitsurira cyabaga no kuryana ikiye erega mwana wa rwose uzi ubwenge umushakire igitenge ajye yiyorosa ajya arara no kwiransambi ku munsi w'isoko nzamugura kandi gasambi gashyashya ajya aryama ingorata papa nabura niriye kuko iyo twararagaho kanjigira yarayibojesha y'inyama wese papa ari umugabo unyara none se uri umugabo wowe wese papa igitsina gabo cyose cyari umugabo niba wihamije ko uri umugabo rero nta rugo rwubakirwa mu rundi uhita ujya kubaka urwawe mbese shawe wase Karame papa zahene wazanuye rega umaze gukura umaze kumenya ubwenge umaze kumenya igikwiriye wase rero Karame papa wigire kwiryamira hano nabwenye kwa gutegurira uburyamye ku yansambi nyine ndabona cyakanjugira cyo cyaryamye gikomeza gukwenderanya nyine wiryamire hariya nyine nyoko yaguteguriye sibyo byiza papa noneho yambaye umusambi mwiza apana uriya kanjigire yari yarabojeje amana umva mubwire ntukaza nta bintu wakikorera ngewe mari mukunda ubu niyi nsambi ndayikuramburira si ureba ko iyi ari insambi ugiye kuraraho niyi kuramburira uraza kuryama umeze nk'uryamye mu mazi ubu umeze nyine nk'umuntu uryamye mu mazi isi ntabwo uraba uyikorera ahubwo irabikwikorera ubu uraba umeze nk'uryamye mu mazi kuba n'ingenda bankukuramburiye ntabwo uri kubeshya ntabwo nakubeshya insambi duyigiye ndayikurambura bebe nta kintu wakikorera mari njye muri ibitangaza ntabikubwiye niyo mpamvu ubona ntabwo nitwanya bifasha gukora ibitangaza ngaho noneho bisase maze turebe ibyo bitangaza byawe uko byaza bimeze keretse niba byaza bihekanye n'amadayimoni ariko ko dukora ibitangaza ibyo by'amadayimoni byita iki ni ubutangaza ariko shi urabeshya ubwo se kwambwiye ngo nimba ryaba nameze nk'uryamye hejuru y'amazi nkaba numva none uryamye nk'uryamye ku musambi nk'umuntu uryamye ku musozi wa varisiti nakubwiye bebe nje nkora ibitangaza impamvu ibitangaza byanjye bitari gukora nuko tutaryamanye nk'ubu turyamanye ijoro ryose byatangira ugenda wumva nyine uri ku mazi gake gake byajya kugera saa sita ibitangaza byabaye ibitangaza nakubwiye nje nkora ibitangaza ibitangaza byacu hari ahantu biva bebe nese se turemwa n'ima aho ryama turebe ibyo bitangaza byawe ubwo se bituryamana n'uranterenda muterenda nakubwiye nje nkora ibitangaza muterenda byikisa ahubwo ntabwo ngewe tunaryamanye ahubwo naguteye kanseri nayigukiza nyine ngaho ryama turebe wase karame papa ndano tuvugane mwana wa papa naje
papa kuri kunyitegereza cyane byagenze ute? yewe ni wowe wa nyoko. Butese papa. Kanjogera ne mwana wawe. Kanjogera yizira hano shaka ubwire mwana wawe. Sikakanyuze nihakana. Kanjogera ne mwana ahangaha uru wa nyoko. Se papa akakanya nibwo isu nyihinduka. Komeruka twari inshuti ari nje mwana akakanya mise ndeka ku mwana gute. Sha nkurikije ibintu maze iminsi nkubona n'ukuntu nagushonyagije. Maze kubona ko ari wa nyoko Kanjogera ari mwana wawe nuko nta muhungu witwa Uwase niwe mba narisi Uwase. Dore uko wabaye uko nguko. Se papa waretse. Sha ndikukubona iruhande rwaye wumva nanaguhita nabwo akanigendera. Urongeye utsanzemo hano papa ntagusanze hano se mvuge gake. Gake. Nusu ufite ikihe kibazo bebe? Ufite ikihe kibazo se kwambwiye ngo wankorera ibitangaza? Ibi nibyo bitangaza wankorera. Ibitangaza. Ibi ngibi. Ikibazo ufite kivuga utuma ko nadakora ibitangaza ninda. Ninda nyine. Inda se nje nakubwira ngo nkora ibitangaza. Hanyuma ibi nibyo bitangaza Inda wankorera. nje nshobora no gukora ibitangaza nkatanyikuramo akakanya. Inda nayigukuriramo. Wayikuramo utese. Cyoko zanjye numva bavuga ngo bazikuramo. Inda nayikuramo ni ibitangaza ko kanya byo ntabwo birasaba umuntu mu masaha ntacyaje. Nose ayikuramo bigenzo. Ngo ngaho uryamanye gukuriramo. Kambyame yumurire. Iyo uryamanye gukuriramo. None se ndayikura muri murandeba. Nose ayikuramo tsinziriye. Nyine uri kureba ntabwo ibitangaza byakora humirizanye gukuriremo. Ako se mananje noneho nawe. Wow!